kwirembo zakwariwe wapfiriye. Abantu barindwi baturuka mu itorero rimwe rya Gisenyi, ariko nubwo bitoroshye birashoboka kuko dufite ushobora byose, ari we Mana yacu twizera kandi Imana dukorera. Iyo Mana niyo iduha imbaraga, niyo iduha amagambo yo kuvuga. Iyo Mana yacu nishimwe. Nk'uko mwese mubizi, buri muntu wese waje ahangaha azi yuko duteranijwe no guherekeza mwene data Tuyiringire Jean Martin ndetse n'abana be Tuyiringire Shimwa Arnaud, Ishimwe Ornella, Ineza Aganze Ariela na Gisubizo Olivine. Kandi duteranijwe ahangaha no guherekeza mwene data Nayigiziki Emmanuel n'umwana we w'Umugisha Honore. Imana ishobora byose aba ariyo ikabakaba umutima wa buri muntu wese uri ahangaha ubabajwe n'ibyago umwanzi Satani yaduteje. Imana ishimwe iyo yatwandikishirije ijambo ryayo ngo mu bihe nk'ibi ngibi aho amagambo aba yabuze, ngo twifashishije iri jambo ryayo tubone amagambo yo kuvuga, maze ayo magambo adukomeze kandi adutere ibyiringiro. Mureke dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, humuriza abana bawe uko wabigenje umwana wawe Yesu Kristo igihe yarasumbirijwe n'urupfu, maze ugategeka abamarayika bawe bakamanuka bihuta cyane ngo baze bamukomeze kandi bamuhumurize. Aba ariko utugendereza nonaha, aba ariko ugenzereza abakobwa bawe Anita na Antoinette. Wowe ubwawe waravuze uti nimuhumurize abantu banjye, ubisubiramo ugira uti mubahumurize. Nuko rero Data, mpa ubwo bubasha n'imbaraga ngo mpumurize aba bantu bawe, mbigusabye mu izina ryiza rya Yesu, amen. Muri Yohana igice cya 16 umurongo wa 31 kugeza 33 hari amagambo akurikira. Yesu arabasubiza ati, none murizeye? Dore igihe kirenda gusohora ndetse kirasohoye, ubwo muri butatane umuntu wese ukwe, mukansiga njyenyine. Ariko sindi njyenyine, kuko Data ari kumwe nanjye. Uwo se wa Yesu niwe Data wa twese. Ndamusaba ngo abane na buri muntu wese uri ahangaha ye kwiyumvamo ko ari wenyine. Ibyo Yesu ni ukomeza kuvuga ati, ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri njye. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Aya magambo Yesu yayabwiye abigishwa be mbere yuko abambwa agapfa. Yari azi ko abigishwa be bagiye guhura n'ibigeragezo bikomeye. Muri ibyo bigeragezo yabonaga bazahura nabyo harimo guterwa ubwoba, harimo gutotezwa, harimo gucika intege, ndetse no kubona umwigisha wabo bamumanika ku musaraba agapfa bakamuhamba. Ibyo Yesu abona yuko bizabahungabanya,
niyo mpamvu yababwiye ati nimuhumure. Ahangaha cyari igihe gikomeye cyane, haba kuri Yesu ubwe wari utegereje urupfu arureba imbere ye, kandi cyari igihe gikomeye no kubigishwa be bari bafite akaga kabategereje imbere yabo. Maze Yesu udukunda cyane, Yesu w'impuhwe nyinshi, arababwira ati mwisi muhura n'imibabaro. Ahangaha Yesu ntabwo yabasezeranije ubuzima butagira ibibazo, oya. Yabibukije ko kuba bari mu isi yuzuye mu icyaha bivuze ko bazahura n'imibabaro, bazahura n'akarengane, bagahura n'intambara z'uburyo bwose, ndetse bagahura n'urupfu. Bana b'Imana, muri ahangaha igihe cyose tukiri muri iyi si irangwamo n'icyaha, ntabwo tuzabura guhura n'ibiturushya. Ariko Yesu ntabwo yagarukiye aho ngaho ababwira iby'imibabaro gusa, ahubwo yongeyeho amagambo atera ihumure, maze arababwira ati ariko nimuhumure. Uyu mwanya iryo jwi rya Yesu ryumvikane mu mutima wawe, wowe ushavujwe n'ibyo umwanzi yadukoreye. Nimuhumure. Icyo Yesu yashakaga kuvuga muri aya magambo ngo nimuhumure, yashakaga kubabwira, kandi ni nacyo atubwira muri uyu mwanya, yashakaga kubabwira ati nimukomere, nimugire ibyiringiro, ntimucike intege, nimuhumure. Bantu b'Imana kandi bana b'Imana, ntabwo amahoro yacu akwiriye gushingira ku ari we wese, oya. Cyangwa ngo amahoro yacu ashingire ku kintu icyo ari cyo cyose, oya. Ahubwo amahoro yanjye, amahoro yawe akwiriye gushingira kuri Kristo Yesu, we wavuze ati nimuhumure. Yesu ati ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri njye. Muri Yesu honyine niho tubonera amahoro. None se urumva ikiganza cya Yesu gikabakaba umutima wawe? Icyampa ngo ya mahoro atangira ubuntu atandukanye n'ay'abisi batanga, ngo yuzure imitima yacu. Muri icyo kiganiro Yesu yagiranye n'abigishwa be, yasoje interuro ye abwira abigishwa bati nanesheje isi. Mwibuke ko Yesu yavuze aya magambo atari yabambwa ku musaraba, ariko aya magambo yayavuganye imbaraga nyinshi no kwizera gukomeye, nk'uwamaze gutsinda. Urupfu rwari rukiri imbere ye, ariko aravuga ati, arahamya ati nanesheje isi. Ahangaha isi Yesu avuga ko yanesheje ishushanya ubutegetsi bwa Satani burimo n'ibi bibi bidushavuza. Isi Yesu yashakaga kuvuga yanesheje ni icyaha. Isi Yesu yashakaga kuvuga ni ubwoba duhura nabwo ndetse n'urupfu. Ibi byose rero Yesu yahamije yuko yabitsinze. Niyo mpamvu atubwira ati nimuhumure, iyo mibabaro yose muzahura nayo nanjye nayinyuzemo kandi narayinesheje. Bavandimwe, hahirwa abizera Yesu, kuko nubwo bahura
n'ibibashengura umutima, nubwo babura ababo nk'uko byatugendekeye, bakwiriye kwisunga uwatsinze isi kugira ngo bagire amahoro muri we. Nta ngorane n'imwe, nta mubabaro uko waba ungana kose wari ukwiriye kutubuza ibyiringiro ndetse no kwizera Imana yacu. Nimuhumure, Yesu yaranesheje. Nubwo twahura